Sobanukirwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ntiyigeze itegurwa. Iki ni ikinyoma. Dore ukuri rero, Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yarateguwe. Ibi bigaragazwa n'ibikorwa bya Jenoside byagiye bikorwa mu bihe bitandukanye mu mateka y'igihugu cyacu. Dore ingero zifatika. Mu 1959 Abatutsi baratotejwe, baratwikirwa, baricwa, abandi bahungira mu bihugu duturanye. Mu Kuboza 1963 twibuka icyiswe Noheli y'amaraso, ubwo Abatutsi bo muri Gikongoro bicwaga bakanameneshwa. Mu 1964 ubu bwicanyi bwakomereje mu gihugu hose, cyane cyane muri Cyangugu, Gisenyi, Kibuye, Byumba, Kibungo na Kigali. Muri Gashyantare 1973 agatsiko k'abanyeshuri bari bariyise Comité du Salut Public batangiye inkundura yo guhohotera no kwirukanisha Abatutsi mu mashuri ndetse no mu kazi. Mu Kwakira 1990 Abatutsi bo muri Kibirira barishwe, batwikirwa amazu, maze abandi barafungwa. Muri Werurwe 1991 Abatutsi barishwe muri komini Nkuri, Kinigi na Mukingo zari muri perefegitura ya Ruhengeri. Mu ijoro ryo kuwa kane rishyira uwa gatanu muri Werurwe 1992 Abatutsi barishwe mu Bugesera. Dore uruhare rwawe rero. Rwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, abayihakana n'abayipfobya, sobanukirwa neza amateka y'u Rwanda.